Umugani wa Nyangufi na Bakuru b'igice cya mbere. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari ageze nko mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi akazigurisha agakuramo amafaranga yo kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7 kuko nta n'umwe wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda ni umwana wabo w'umuhererezi. Yahoraga abatera impungenge ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe maze bakuzaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose. Ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo akaba ari we cyitirirwa. Nyamara niwe warushaga Bakuru ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 kubahahira ntibyari byoroshye, yari akomerewe cyane. Ariko akomeza kugerageza aho buri bibahaza kubera igiciro cyari cyarazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje ari kirimbuzi. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo gutaba abana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be gusa. Mu ijoro araye ari bujye gutaba abana muri rya shyamba, umugabo akangura umugore we kugira ngo amugire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeye uko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kenshi ati, umva rero mugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana. None niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njya nasama inkwi. Bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizatworohera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha maze tugahindukira batatureba. Nimuyobewe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo maze akubitwa n'inkuba, asubiza umugabo we ati, ubwo si ibyo uvuze ubikuye ku mutima cyangwa se hari ukundi wabaye? Nta n'isoni ufite? Ibyo bisubiza aho ubikuye. Wowe se kuri mukuru hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhamba wabona? Umugabo we aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore. Ubwo se aba bana urabona tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje byarangiye. Ndetse byuka witegure kuko nawe tujyana. Singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko bibi by'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wakibyeyi ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso, atekereje agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we. Nuko ajya kuryama, ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be bari barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri byose avuga na nyina, abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo abashe kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya goheka, ahubwo aratekereza uko agomba kubigenza kugira ngo we n'abakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare abyuka ajya ku mugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera atwuzuza udufuka twe maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza, nuko wa mugabo abyutsa umugore n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajya kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka nabo barabyuka maze arababwira ati, uyu munsi rero muramperekeza na nyoko kugira ngo umuntu azi inkwi. Umwe arazana izo ashoboye,
maze tuzishyira hamwe tuzigurisha amafaranga. Noneho ahari aba menshi tukayahahisha ibidutunga buri cyumweru. Abana babyumvise bishimira kujya kure aho hantu kure bari kumwe n'ababyeyi babo. Bahera ko baboneza y'ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira bakuru be mu byo yari yumvise.